nongeye kugusuhuza cyane muvandimwe uteze amatwi ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Reka dutangire dusenga hanyuma twumve icyo Imana ishaka kutuganiriza muri uyu mwanya. Mana, turagushimiye kuko uhora uturinda buri munsi, kandi tugushimiye ko ngiye kuduha aya mahirwe. Rero tugiye kuvuga ijambo ryawe, ntiribe mwami Imana impfabusa, kuko ridashobora kugendera ubusa, ahubwo ritahukana umuhigo waryo. Guha umugisha buri wese rero uzaryumva, nanjye ugiye kurivuga si ntaba ari njye, ahubwo nshobozwe nawe. Urakoze, urakarama, kuko udahinduka. Imbaraga zawe zinshyigikire kandi ziherekeze ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani, igice cya 12. Turasoma umurongo wa 17 n'umurongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 17 haravuze ngo, uvuga iby'ukuri yerekana gukiranuka, ariko umugabo w'indarikwa avuga ibinyoma. 19 hakavuga ngo, ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Reka twongere dusubiremo. Ku murongo wa 17 haravuze ngo, uvuga iby'ukuri yerekana gukiranuka, ariko umugabo w'indarikwa avuga ibinyoma. 19 hakavuga ngo, ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa kugira ukuri, kubaho ubuzima burangwa n'ukuri, ariko turaza no kureba ingaruka zo kubaho ubuzima burangwa n'ikinyoma. Iminsi cyangwa isi turimo yubatswe n'ibintu bitandukanye, ndetse abantu benshi basa naho bashyigikira ikinyoma, bakumva ko ari wo murongo fatizo, ari bwo buryo bukwiriye abantu bakwiye kuba babaho. Ndetse akenshi na kenshi ugasanga umuntu uvuga ukuri agira ukundi kuntu afatwa muri sosiyete. Ugasanga hari ibintu abantu bahinduriye izina, cyangwa se bahinduriye umwimerere wabyo, ndetse bikageraho abantu bumva ko kubeshya, kurangwa n'ikinyoma bitagize icyo bitwaye mu bintu bimwe na bimwe. Ariko ndagira ngo tuganire nk'umukristo. Ese umukristo akwiye kurangwa n'iki? Ese umukristo akwiye kubaho gute? Ese umukristo mu by'ukuri akwiye nawe kubaho ubuzima burangwa n'ikinyoma? Oya, ntabwo ariko bimeze. Umukristo akwiye kubaho ubuzima burangwa n'ukuri, kandi ukuri ntabwo kuvugwa none ngo hanyuma ejo gukurikirwe n'ikinyoma. Ahubwo ukuri bikwiye kuba ubuzima. Ntabwo ukuri ari ikintu cyo gukoresha muri situwasiyo imwe ngo hanyuma kirengagizwe mu yindi situwasiyo. Ukuri ni ubuzima bukwiye kubaho n'umukristo, ni ubuzima bukwiye kuranga umukristo. Abantu benshi hari ibintu bibatera kubaho ubuzima bw'ikinyoma. Iyo abantu bashaka amaramuko, bashaka kubaho, batekereza ko solisiyo ishoboka, uburyo bwiza bukwiriye, ari uko abantu bakwiye kubaho ubuzima bubeshya. Ndetse rimwe na rimwe ugasanga abantu bavuga ngo ntabwo rega bishoboka ko wabaho utabeshya ngo ubeho. Ariko ndagira ngo mbabwire, ukuri gukwiye kuba intwaro, gukwiye kuba umwambaro, gukwiye kuba ikintu cy'ingenzi dukwiye kuba dukoresha. Akenshi iyo umuntu avuga ukuri ntabwo akundwa, akenshi ndetse n'ukuri ntabwo kwemerwa ako kanya kukivugwa. Nk'uko ijambo ry'Imana twasomye hano ku murongo wa 19 havuze ngo, ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Iyo umuntu avuze ukuri biragora ko abantu bamwumva. Ukuri kuraryana, kandi ukuri kurababaza. Umuntu iyo abwiwe ukuri cyangwa akumva ukuri, ako kanya biramugora ko ashobora guhita ko abyakira ngo abyemere.
ariko iyo ikinyoma kivuzwe abantu benshi baracyakira, abantu benshi baracyumva bakumva ko ari bwo buzima bukwiye kubaho, ariko mu by'ukuri ikinyoma cyemerwa ako kanya kikivugwa, ariko iyo haje gutahurwa nyuma yaho ko ibyavuzwe byemewe nk'ukuri byari ikinyoma, urya muntu wabivuze agirirwa urwango rukomeye ndetse akanatakarizwa icyizere ku buryo burambuye. Ariko iyo umuntu avuze ukuri abantu ntibabyemere aka kanya, nyuma y'igihe bikazaza kumenyekana ko mu by'ukuri wa muntu yavugaga ukuri, abantu baramugarukira, kandi nyuma yo kumugarukira bakabona ko mu by'ukuri yakoraga ibintu bikwiriye, ari we muntu wavugaga ibintu by'ingenzi. Inshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire umumaro w'ukuri. Ukuri abanyarwanda baravuze ngo guca mu ziko ntigushye. Akenshi abantu bahimbahimba ibintu bitandukanye ariko bigamije kubangamira ukuri, bigambiriye kurwanya ukuri kugira ngo ukuri kutavugwa, ukuri kudashyigikirwa. Ndetse rimwe na rimwe umuntu baba bazi ko avugisha ukuri, babona ahingutse ahantu runaka, bari bafite ibyo bari kuvuga, bakavuga ngo oya, ngo reka kanaka tutabimubwira ngo yazatuvamo. Kubera iki? Bamaze kumenya ko yubatse ku kintu cyitwa ukuri. Abantu benshi barangwa n'ururimi rw'ibinyoma, bakabeshya, kandi umuntu ubeshya, Bibiliya yavuze hano aravuga ngo ikinyoma kivugwa n'umugabo w'indarikwa. Umugabo w'indarikwa muri Bibiliya byagiye bibaho, ariko amaherezo yabo yagiye aba mabi. Mwibuke Ananiya na Safira igihe babeshyaga, bakabeshya intumwa, ibyababayeho murabizi, ntabwo bagiriwe ihirwe. Mwongere mwibuke kandi umugabo wabeshyeye Naboti akamubeshyera, mwibuke abo bagabo bakoze icyo kinyoma, nabo uko byaje kubagendera ntabwo byabagendeye neza. Akenshi abantu bakunda kubeshya kugira ngo batambuke, kugira ngo bikize, kugira ngo bikure ahantu runaka, muri situwasiyo runaka, ariko bakirengagiza ko donc iyo ubayeho ubuzima bubeshya abantu bakagufata kubeshya, biragorana ko abantu bafata ibyo uvuga nk'ibintu biri serious. Biragorana ko nyine icyo uvuze abantu baragishidikanyaho, bakavuga ati uko biri kose ashobora kuba ibintu ari kuvuga atari ukuri, abantu bakakugiraho amakenga. Ariko iyo bizwi ko uri umunyakuri, abantu bizera ibyo uvuga, abantu bizera amagambo yawe. Ubu ngubu muri iki gihe abantu benshi bazi ko kuvugisha ukuri ngo bitakibaho. Umuntu arakubwira ikintu ukemera igice, ariko ugasigara unashidikanya. Kubera iki? Kubera ko hari systeme abantu bamaze kwiyubakamo, ariko uwo ni umuco wa Satani. Iyo ni imikorere ya Satani, ntabwo ari imikorere y'Imana. Abakristo nyakuri bakwiye kubaho ubuzima burangwa n'ukuri. Iyo umuntu rero ariho ubuzima butari ubw'ukuri, ntabwo aba ari mu mwanya ukwiye kuba ari umukristo. Abantu barabeshyera mu rusengero, barabeshyera mu makorari, barabeshyera ahantu hatandukanye, bimeze nk'aho ubundi umwami w'ababeshyi bose, ise w'ababeshyi bose ni Satani. Iyo uriho ubuzima rero burangwa no kubeshya, ugacabiranya ibintu byose, umuntu akakubaza, dufite rero umuco wa Kinyarwanda usa naho nawe ufavoriza abantu kubeshya, ngo nihisha mu nda, ngo nigira gute na gute. Urabaza umuntu ati ese uvuye hehe? Ngo ntabwo nzi aho mvuye. Ese ugiye hehe? Ngo ntabwo nzi aho ngiye. Ese ibyo ni ibiki ufite? Ngo sinzi ibyo mfite. Ese uvuye kureba iki? Ngo sinzi ibyo mvuye kureba. Kandi mu by'ukuri ibyo avuye kureba arabizi, azi neza aho yarari, azi neza ibyo yarari gukora, ariko kubera umuco wo kubeshya abantu bakabyubakiraho bakumva ari nta kibazo. Uyu munsi turimo turakoresha amatelefone, ni byiza, ni iterambere, turimo turakoresha amatelefone, ariko umuntu ntatinya kukubeshya yuko ari bunaka kandi atariho ari. Tekereza rero wa muntu wabeshye aramutse abibonye ko uri kumubeshya, mu by'ukuri
hari icyicira gushyiramo, hari ahagukarasa, hari ukakwita, hari izina guhereza. Ariko iyo umuntu arangwa n'ukuri, iyo umuntu arangwa n'ubuzima bw'ukuri, nibwo buzima buboneye bw'umucyo, nibwo buzima bukwiye abakristo. Abantu benshi bakunze kubaho ubuzima bwo kuryaryana, ukemera umuntu ukaryarya umuntu kubera ikintu umutezeho, kubera serivisi umushakaho, ndetse no kubera gutinya uko ari bugufate, kubera kwanga ko uri bwice reputasiyo wari umufiteho. Umuntu akemera kubeshya, ariko abizi neza ko ari kubeshya. Ntabwo ururimi rubeshya nyirarwo atungwa n'icyo rumuzaniye. Iyo uhora ubeshya mu buzima, iyo uhora urangwa n'ubuzima bw'ikinyoma, nawe uhora mu ngaruka. Ariko nuhitamo kuba umunyakuri, haleluya, nuhitamo kuba umunyakuri, uzaba ubaye umuntu w'agaciro. Mukristo ari mu rugendo, yageze mu isoko ahantu, hanyuma abantu baramubaza ati ariko uragura iki? Ararangaguza mu isoko, arababwira ngo ndimo ndagura ukuri. Ukuri kurabuze inshuti z'umusaraba, ukuri kurabuze mu bantu, ukuri kurabuze mu bakristo, ukuri kurabuze mu bashumba, ukuri kurabuze mu matorero. Satani yinjije umwuka w'ikinyoma ku buryo abantu bemera bakabeshya, bakagambanirana, bakaryaryana, amakorari akaririmbana atumvikana, abapasiteri bakaregana mu nkiko, abavugabutumwa bagasenyana. Ariko umuntu agashaka kuvuga, ariko yagera hirya akakuvuga nabi, kandi nonaha turi kumwe yari ari kuguha felicitation, akakubwira ngo felicitation, urimo urakora ibintu neza, felicitation, uri umugisha kuri nge, felicitation ABCD, ariko akabivugisha akanwa, umutima uhakana ibyo arimo aravuga. Muvandimwe unkurikiye, muvandimwe uteze amatwi, ndagira rwose nkubwire, umukristo nyakuri akwiye kuba ari umuntu urangwa n'ukuri. Umukristo nyakuri akwiye kuba ari umuntu uhagarara, yego ikaba yego, na oya ye ikaba oya. Ariko ikibabaje, uyu munsi umuntu aravuga ngo ni oya, ariko mu mutima yavuze yego, cyangwa akavuga yego ariko mu mutima yavuze oya. Bigatuma rero umuntu ashyira abantu mu rujijo, ku buryo bigorana kumenya ngo ese uyu muntu ahagaze mu kihe cyiciro, ese arahamya ibyo yemera, ese mbega ukabona biragoranye kugira ngo umuntu amenye ahantu akarasa umuntu. Ariko dukwiye kubaho ubuzima burangwa n'ukuri, haleluya. Dukwiye kubaho ubuzima burangwa n'ukuri, atari ubuzima burangwa n'ikinyoma. Abantu benshi bavuga yuko ngo ukuri ari ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi. Hari ibintu abantu bafashe, bavuga yuko ariko bigomba kumera, bavuga yuko ariko bigomba gukorwa, abantu bakabyicaraho ari ikinyoma. Tekereza umuntu ugiye gusaba akazi, hanyuma agatanga ruswa kugira ngo bamuhe akazi. Uwo muntu akazaza agahagarara mu rusengero agavuga ngo ndashimira Imana ko Imana yampaye akazi. Mu by'ukuri ntabwo ari Imana yaguhaye akazi, wiyibeshyera. Ahubwo shimira umuntu wakaguhaye, ariko ntagaho harimo ishimwe ry'Imana, kuko Imana nta ruhare yigeze ibigiramo, warirwaniriye. Mbibutse ko iyo umuntu agiye mu kazi yakoresheje uburyo bwe kugira ngo akageremo. Iyo uhuriyemo n'ibibazo, Imana ntabwo yenterivena muri ibyo bibazo byawe, kuko yakubaza ngo mbese mbere y'uko ujya aho hantu ubundi wajyanywemo nande. Imana iturengere cyane. Mu by'ukuri abantu barabifashe kandi bavuga yuko babihaye ihame rivuga ko bidashoboka ko ngo wabona akazi utagize ikintu utanga. Ariko bakristo, niba dusenga Imana ishobora byose, niba dusenga Imana kandi tukaba twizera ko Imana nta kintu na kimwe kijya kiyinanira, mbese utekereza ko ibintu Imana yakoze akazi ariko kayinanira kukaguha? Imana ntabwo yatumye wiga kugira ngo uzabe umuntu uri aho gusa w'ipfabusa. Hari icyatumye Imana yemera ko wiga, hari aho yaguteguriye nawe kuzakora ugatanga umusaruro, ndetse nawe bikakugirira umumaro. Ariko kubera ubwoba bw'ubuzima ndetse n'ikinyoma isi yubakiyeho, abantu benshi batekereza yuko bidashoboka. Abantu benshi kandi batekereza ko ngo bidashoboka ko ushobora kubona perime utagize aho uca ngo ugire icyo utanga. Ariko
ibyo byose ni ikinyoma abantu bagenda bubakiraho, ntabwo ariko bikwiye kumera. Mbabwire ngo yaba utanga ruswa yaba n'uyakira, bose baba bari kwicukurira urwobo rwo kurimbuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uko wabitekereza kose, uko wabifata kose, bagenda babihindurira amazina, bamwe bakabyita ibindi, ariko ni ikinyoma giteye ubwoba. Tekereza umukobwa aryamanye n'umusore batarashyingirwa, baratwise, hanyuma baje mu rusengero, baratinyutse, barabeshye, baravuze ngo nimudushyingire, bakababaza muratwite, bakavuga ngo oya, yewe bakagera n'ubwo bajya no guhimbahimba impapuro, bagakoresha uko bashoboye kugira ngo bagaragaze yuko mu by'ukuri batigeze baryamana. Ariko reka nkubwire, urikorera ikosa, urabeshya Imana, ubeshye n'abantu. Hari n'abandi mu by'ukuri ibinyoma ni byinshi abantu bubakiraho, abantu barajya mu byaha babitagatifuza bumva ntacyo bitwaye. Ariko niba uri umukristo, gura ukuri ntuguranure. Haleluya. Niba uri umukristo ujya mu ijuru, gura ukuri ntuguranure. Mureke tuve mu bintu by'ikinyoma bene data, mureke tuve mu buzima bw'ikinyoma, tuve mu buzima bwo kubeshya. Umuntu araguhobera cyane, akagusuhuza, akakwereka urugwiro, akakubwira ati turi kumwe mwene data, ndakwishimiye, ariko ibyo avugisha akanwa n'ukuri kw'ibiri mu mutima ari ibintu bihabanye. Abantu bakabaho ubuzima bw'uburyarya. Bibiliya iravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, kandi mwanga ibibi urunuka. Muvandimwe, sinibaza impamvu ushobora gutakaza umwanya wawe urimo uraganira n'umuntu kandi umutima wawe utamwishimiye, urimo uraganira n'umuntu kandi ubizi neza ko umutima wawe udahamanya nawe, ko mu by'ukuri uwo muntu umufitiye ikibanza mu mutima wawe. Rero ntabwo ari byiza guta igihe, ntabwo ari byiza kugaragaza uburyarya. Imana iturengere cyane barokore, Imana iturengere cyane bakristo. Niba ari ikintu gitangaza ni ukuba umuntu akubeshya ariko ubizi ko ari kukubeshya, umuntu akakubeshya ariko ukaba ubizi yuko arimo arakubeshya. Ni ikibazo giteye ubwoba. Hariho abantu bazi kwicara bagahimba ikinyoma, bagahimbira abandi ikinyoma, bakababeshyera kandi bakabihagararaho, bakavuga ko bari bahari. Umuntu agahimbira umuntu ikinyoma ko yamubonye ari kwiba kandi mu by'ukuri atarahari. Umuntu agahagarara mu kinyoma agahimbira umuntu ko atwite kandi atarahari. Umuntu agahagarara mu kinyoma agahimbira umuntu ko yamubonye ari gusambana kandi mu by'ukuri atarahari. Hari n'abagerageza gushakisha amafoto no gukoresha tekinoloji kugira ngo bakunde bagira ibimenyetso bifatika, ariko ikinyoma ntabwo kiramba nshuti yanjye. Haleluya. Ikinyoma ntabwo kiramba. Wabeshya none, uwo ubeshyeye bakamuhana, agacibwa urubanza cyangwa akagerwaho n'izindi ngaruka, ariko ndagira ngo nkwibutse yuko ikinyoma kitajya kiramba. Nyuma y'igihe wa muntu wabeshyeye ukuri ni kujya ahagaragara. Wewe wabeshye uzaseba, wewe wabeshye uzaseba, ushakisha uburyo wagaruka mu rugwiro na mugenzi wawe wabeshyeye, bizakubiza icyuya, bizagucanga, bizakumerera nabi. Reka nkubwire icyaba cyiza, emera kuvuga ukuri ukuzire ariko wakuvuze, kuko iyo umuntu yavuze ukuri, haleluya, Imana kuko nayo ari ukuri ishaka ko n'abayikorera, abayivugira nabo baba abanyakuri. Niba rero ukorera Imana, niba uri umukristo, emera ukuri, haleluya, emera ko ubuzima burangwa n'ukuri. Imana yiteguye kurwanirira, Imana yiteguye gufasha, Imana yiteguye kujyana mu kibazo n'umuntu wemeye guhagarara mu kuri kubwo kuyihamya. Yesu ashimwe cyane. Sadraka, Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, haleluya, Imana yemeye kujyana nabo kuko baravuze ngo ntabwo tuzigera turamya igishushanyo wowe mwami Nebukadinezari wakoze. Baravuga ngo kandi iyi Mana yacu naho itadukiza, ntabwo dushobora kwemera kuramya igishushanyo. Kubera iki? Bari baribikiye ijambo mu mutima, baravuga ngo Imana yatubujije ko tutazagira
tutaziremera igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Baravuga ngo Imana yaravuze ngo ntitukakikubita imbere, ntitukagikorere, kuko Uwiteka Imana ari Imana ifuha, Imana ifuhiye icyubahiro cyayo. Rero bemeye guhamya ukuri, bemeye guhamya Imana. Imana iravuga ngo ndamanukana namwe mu itanura ry'umuriro. Haleluya. Ndagira ngo nkwibutse ko nta hantu hakomeye, nta situwasiyo ikomeye ushobora kuba wajyamo ngo Imana ivuge ngo ndagutereranye, Imana ivuge ngo ntakaje ubusabane nagiranaga nawe, ndakuretse, ntabwo ndi bumanukane nawe muri icyo kibazo. Imana ishaka gusa kuvuga ngo njyewe maramaje kugukorera, maramaje kuguhesha icyubahiro, maramaje kukubahisha, maramaje ibyo ndi gukora byose ndi kubikora ku bwawe. Imana iri ready kumanukana nawe muri icyo kibazo. Mwibuke Daniyeli mu rwobo rw'intare. Haleluya. Ntabwo yigeze atinya no gupfa, yemeye kuvuga ukuri, yemeye guhamya mu kuri yamenye. Aravuga ngo uko byamera kose nizeye yuko imbaraga z'Imana, Imana yasezeranye ko izabana nanjye no mu bihe bikomeye, Imana yasezeranye ko izabana nanjye no mu bihe bigoye. Yemera guhamya Imana, Imana nayo imanukana nawe. Nta muntu n'umwe wigeze ahamya Imana wigeze aba umunyakuri ngo Imana nirangiza imutetereze, ngo Imana nirangiza imureke. Imana ihora yiteguye kumanukana, kubana, kugendana, guhorana n'umuntu wese wemeye kuba umunyakuri ku bwayo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Kubera impamvu z'ubuzima, kubera ibibazo bitandukanye tugenda ducamo, iyo abantu bahuye n'ubukene, umuntu akabura ibyo kurya, bituma abasha gushyira amaso ye hafi hashoboka, akirengagiza Imana yanyuranye nawe mu bibazo byari bigoye, ndetse akanirengagiza ko Imana yahamije ikavuga ngo ndushobora byose. Haleluya. Yesu ubwe yaravuze ngo niba abana banyu batabasaba umugati ngo mubahe ibuye, ni iki cyatuma ibyo mwasaba so wo mu ijuru atabibaha? Ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ntimukiganyire ibyo kurya no kwambara, kuko ibyo n'abapagani barabibyiganyira, kandi aravuga ngo na so wo mu ijuru azi ko mubikeneye. Imana izi ko dukeneye ibyo byose, Imana izi ko ukeneye ibiryo, Imana izi ko ukeneye kwambara, ariko ishaka ngo uyihamye. Haleluya. Ishaka ngo uhagarare mu kuri, situwasiyo urimo yose ntigutere kuba umunyakinyoma. Abantu benshi babeshya kubw'amaco y'inda kugira ngo bakunde babeho. Abantu benshi nigeze mbona umunsi umwe ahantu bari baje kwandika abana mu mushinga wa Compassion, hanyuma bahamagara abantu, Compassion ifasha abana batishoboye, ariko natunguwe no kubona bamwe mu bantu bifashije binazwi, bafite akazi ka leta, bizwi ko nabo biyambika inshocero, bambara ubutenge bucitse, bambara ubupira butobaguritse kugira ngo bakunde nabo bandikwe. Mu by'ukuri utekereza, Imana yaguhaye akazi, Imana iguha uburyo bwo kubaho, Imana irakurinda ntibicwa n'inzara, ariko kubera ko habonetse amahirwe wanze yuko wa muntu udafite uburyo abona ayo mahirwe, ahubwo ugiye kumutambamira. Abantu bakabaho ubuzima bw'ikinyoma. Imana iturengere cyane. Njya numva ahantu hatandukanye, mu bintu bitandukanye, mu bihe bitandukanye, abantu bakunda kubeshya, ariko nyuma baza gutahurwa bikababana ikibazo. Hari abantu bakora amaraporo y'amatekinikano, bagakora amaraporo adahari kugira ngo bakunde bashimisha abakoresha, nyuma yaho byaza kumenyekana abantu bakagirwaho n'ingaruka. Izo ni ingaruka zo kubeshya. Imana iturengere cyane. Muvandimwe mu Kristo uri mu rugendo rujya mu ijuru, kubeshya ni bibi. Kubeshya Imana irabyanga. Imana yanga ururimi rubeshya, Imana yanga ururimi rusebanya, Imana yanga ururimi rutavuga ukuri. Ariko umuntu urangwa n'ukuri ni umwizerwa. Nubwo uyu munsi batamwemera, nubwo uyu munsi batabihereza agaciro, ariko ni umwizerwa kandi w'igihe cyose. Imana iturengere cyane. Rero ikintu cy'ukuri kiraramba, ariko ikinyoma ntabwo kijya kiramba. Ikinyoma gitumuka nk'uko umukungugu utumuka. Tekereza nawe kubaho ubuzima bw'ikinyoma. Hari abagabo bajya babeshya abagore
bakababeshya ko nta bana bafite kandi barababyaye. Hari n'abagore babeshya abagabo ko abana ari ababo kandi atari ababo. Abantu bari mu buzima bw'ikinyoma buteye ubwoba. Niba ari ikintu rero kibabaza gitera agahinda, ni ukuba umuntu yarakubeshye ukabyemera, ariko nyuma ukazatahura ko yakubeshye. Wa muntu umukarasa ahantu, umushyira ahantu kandi hatari heza. Satani abereyeho kugira ngo acanganyukishe abantu. Satani icye ni ukubeshya. Satani arakubwira ngo iki kintu nicyo cyiza, kandi arabizi neza ko ari kibi. Bibiliya ivuga ngo hazabona ishyano abafata icyiza bakacyita ikibi, hanyuma bagafata ikibi nacyo bakacyita icyiza. Abantu benshi bakunda kubeshya kugira ngo babeho, bakunda kubeshya kugira ngo baramuke. Ariko shuti muvandimwe, ntabwo ariyo style y'ubuzima, ntabwo ari bwo buryo bwiza umukristo w'ukuri akwiye kubabaho. Muvandimwe uri mu rugendo rujya mu ijuru, nawe utarakizwa, ndakwinginze kugira ngo ubeho ubuzima burangwa n'ukuri. Reka ubuzima bw'ikinyoma, reka kubeshya, reka kuvuga ngo ibi ni byo winjije kandi atari byo winjije. Nabonye abacuruzi bamwe bajya bafata amabuye bakayashyira mu bishyimbo n'ibindi bipimirwa ku minzani kugira ngo bikunde biremere. Tekereza nawe icyo kintu. Imana yo mu ijuru iturengere cyane. Uburyo bwose wabeshyamo, uburyo bwose wakoramo kugira ngo ubeshye, menya yuko Imana idakunda ikinyoma. Niba uri umunyakinyoma, umenye yuko urimo urasavinga Satani. Ariko nuhitamo kuba umunyakuri, niyo abantu batabyemera, ariko Imana ikwemera, uzaba ubaye umunyamahirwe. Reka ngusabe kugira ngo ubeho ubuzima burangwa n'ukuri, kandi Imana iguha imbaraga zo kurangwa n'ukuri. Imana iguha imbaraga zo kuba umunyakuri. Imana iguha umugisha. Wakoze kubwo gutega amatwi. Imana ikugirire neza. Shalom, shalom, shalom.